I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. Hello guys, how are you doing my people? Team yanjye Team I miss yasebye. you so much. Ntabwo turaseba vraiment. Yasebwemo. Ntabwo turaseba seriously. Yes, Just turacyari ku. turi mu modoka ifite umuvuduko uteye ubwoba. Hano dufite umuntu hano ari bari bandi batwibye. Niko, kosheri. Bimeze biti. Bimeze neza, turashima Imana iminsi yose. Mwe mumeze muteye icyumweru cyane cyagenze. Nta kintu nyine mubayeho. Turashima Imana. Bikomeye. Ehe. Ku bantu batakuzi se bakwita ngo iki? Carine. Je m'appelle Carine. J'habite J'habite à Gisozi. So igifaransa nari kibagiwe burundu sigiye Guys, kubirarira. my name is Rick. We are live from Kampala. So, guys, ubu rero turi mu muhanda hano. Turi kumwe n'abantu bashyashya tugiye kuintroducinga b'abastari. Bagize ubwoko. Yesu. Urumva? Umwe yari umustar abivamo. Undi ni umustar ku buryo natazi. Turahera kuri Hi. Hi. Ni bamwita Riri. Murabona dasa na Carine. This is my sister. Muri famille yanyu umuntu utwara gutya wiba imodoka. Mbere yatwaraga convoy imbere yuko aza muri iyi. Mukuru gitwaraga inyuma afite mako. This is Kampala. Agiye kwigisha. Yaje yitwa Liliane ubu siga yitwa Liana Kansimbe. Asimwe. Dufite n'undi bita Melissa. Hello. Aritondamo ariko sinzi nimba no kuri kamera ari kwitonda. Aba ni abantu barimo barigisha Carine ikintu bita Kampala. Ko witonze cyane. Bana nyagasani no ageze kuri kamera bivu. Niba ari ishusho, niba ari ivu. Sinabwiye ibintu biri kuri kamera. Ngo bino bintu ntabwo nabishobora. Agiye kwigisha Kampala, imutsiye gutembera Kampala. Ntabwo nibuvuge ngo tugiye kuko si impazi. Aha ngaha bahita Buziga. In fact bahita Buziga. yego ariko ngo bahita muri bari mu ki. Buziga niryo ryoroshye. Uyu munsi ni ku cyumweru. Nambutiyaje zihari. Kuri Waweru. Ngo nta mutaje hari ahubwo mu no muri quartier y'ababosi. Ni quartier z'abantu basobanutse. Niba bata bamutiyaje nyinshi. Ubwo rero ari komeza tubwira ikintu gikurikiye. Ikintu gikurikiye nanjye ubu ntacyo nsubwire. Ikintu cyo turi mu muhanda bari kuntembereza. Ntabwo kudutembereza. Ntabwo ahantu nari impazi. Ikintu duhura nacyo tukibereka. Ntabwo ahantu nari impazi. Ikintu kimbabaje nuko ndimo ndabona amazi imbere ariko nkaba ntayakora ko mfite kamera idafite ubushobozi. Turaza Izuba ririmo rirasema batabona ko umugore wanjye asa neza babyihanganiye ariko barabizi abamuzi baramuzi. If you know you know. Sheri mbarumbwira nk'amagambo abiri y'ikigano umaje kumenya. Aje bari ko ntago ari ijambo sheri nshaka ikindi kintu. Ejo bundi yagora amaje ngo navuga ijambo ry'ikijamaikazi aravuga ngo wagwa. Wagwan nawe ngo mitoki you. Mitoki se byose ni kimwe nawe. Nese kuri muri arapanga uhindutse se karoko tujya muri Jamaica. Arashyushye. Niho yanze ese. Ntabwo tuzahana batujyanye abantu baratujyanye. Uyu munsi ni wacu. Ngo turi kuzenguruka Kampala turaza kubereka.
tubereka ahantu tugiye kugenda tubereka ahantu turimo kujya tunabaganirizamo abantu bakomeza baduflowinga bakanda subscribe. Thank you abantu bo kwa Yago The big energy no Sheri nagaro muzana Kampala suko namuzanye mwa bantu mwe yaje guhinduka yahindutse big energy nye naje kumenya agaciro kawo abantu bari bazi ko ntitonda babimenye uwitonda bamubonye hagati yanjye na Sheri namumwaje ko atabizi neza katitonda ariko namwe kugira ngo ubuzima ariko bishatse mwaba munshakira akaritse ni heza ni ishuri ry'abana b'abakire muri ntabwo yasubiye bine mu ndozi Kampala ye ugenda yidusobanurira ngo buziga country iyo bayita buziga country resort Melissa afite isoni Melissa ntabwo amenyereye ibintu by'ikamera kandi ntihagire umuntu uzahina ibogisi ambaza ngo abo bantu bicaye imbere nk'ibiki nta nomero ndi butange aho barababwiye ngo kayizana batumye ndabizi barahari ntihagire umuntu unyandikira gira umbaza ku bantu b'imbere kuri sister wagenda kubita mucanga ni muci wanjye nyuma sister uri single but not searching. What about Melissa? We are all singles but not searching. Nibyo nashakaga ubwo abantu hagira ucana ibogisi anesha umutwe imiryango irafunze amadirishya arakinguye wow ndi kamera arayiturusha ako muziki nakunze Kampala muziki w'imodoka ziteye ubwoba njye nahuye n'umuntu atwaye Range Rover Defender yenda iPhone urabona yanuza zimeze nk'uko abakobwa b'imisi batunze iPhone rwose urashatse uvuga ngo ufite Samsung wanjye muramusuzugura ndakwiyamye sorry ndakwiyamye Samsung ni telefone nziza biterwa na Samsung bize birakureba iyo ariyo ushaka ko nzagukubita nkagukubitira kuri kamera umuntu yansuye kuri iwanjye hano kuri kamera aje no kuhanukira bati ngo hakorwa no kumutwara neza ko n'ubwo utwaye byakubona yana tugongesha uyu nguyu ntabwo mumuzi telefone yawe wayize tubwira zigata 15 Pro Max 15 bafite ibintu bita impero resuri Pro Max 14 Pro Max 15 Pro Max we are not even supposed to be like 15 Pro Max 16 already is out kubeshya turimo kwiyemera next month mukambere yani duhura bwa mbere nabonaga yitona nimaruka yaravuze ati munagiye kuba umukwe wacu nagombaga yaravuze ati munagiye kuba umukwe reka nitonde nagombaga kubanza kwijijisha batagira ngo aje mu basa niko bigenda seri goje bose zishaye wacu turitonda n'ukubwimara nikora abantu nashatse baritonda kimenye umugore nashatse bajya bamubona ukuntu yitonda nditonda bya bindi birenze ibikenewe maze uko nitonda n'ishusho I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Shira tugeze ni Speak Lizard. tagira tsakanungo kwa munyenye ngo nagaba ari byo Speak Lizard ariko munyenye mwese murahazi mu Rwanda munyonyo ngo ni mu babosi tubagiye kuza kudusaka ibisasu Hi How are you doing? Ahangaha rero
najyaga mpabona tu ariko nari narinjira twajyaga tuhari are you for real? twajyaga tunyura no muhanda ubushiye twakoreye hariya hirya Jewe baba bari kumwanga umuntu muryamye nkavuga se umuntu aryamamo ibikira jewe naryama nta kibazo gusa basi handi mwaragiye no ntabwo twese tuhari hari ahandi yandangiye yari yageje ngenza mbabyutse ko waca n'inkoni se ukadukubita hasi nese iyi resort ni y'abahinde ni y'abaki umukire wa mbere usudira nagamuzi tugarutse iwacu ako disi rero kambasi ariko muziki uyu mugore wanjye afite igikomere cyo gusubira mu bindi nzagusubizeyo nzasubira ko kiragiye mpabana ngo yigeze mpaha agaciro nkihari urumva najyaga mbona nyine mva narabihazi ndashaka no kwitahira ako ndahakumbura none yo mpuye n'umuhinde cyangwa nkahura n'umuntu tuvuga nyine muvuga ururimi rumwe wasura ururimi rumwe mu hinde nanje ako nyine yera ngumbe mu bindi ngumbuye ibiryo byaho yo yapenye ndahakumbura ko tuhagaze munsi utangiye kutwiririraho no duhagaze munsi y'ikiraro reka nza gufata mwabonye ko twandiye umushoferi baswitchinze dore undi twamugurishije umva nkubwira icyo nari ndi kuvuga iyo mbonye nyine abahinde nkahura rero n'abandi b'abatamiri yo mama bansobanure mbere isanga abatamiri ni abaki abatamiri ni abantu turasa basigikara basa niba abandi b'ibikara baba mu majyepfo y'ubuhinde ahantu uriye uriya n'umutamiri buriya reka mubwira azana muvugisha igitamiri we wanasanga nanicaze abantu benshi baje hano kera ntago bana n'igihe wase yaranahavukiye atanazi kurokora ngo wanasanga we ari n'umuganda uvangiye wanasanga navangiye hano rero bakwinjira bacaginga muri weekend bacaginga 5 by'amaganda ubwo ndimo ndasemura akantu ni heza yani heza hari soka ese sudire azana bene wabo mu kazi tu ariko n'abaganda baba bari siwaza guteza iwanyu nawe ari wowe ntiwaza guteza bene wanyu wateza bene wanyu nanjye nabashyiramo ariko Yesu yaravuze ngo yene wacu nabangaba turi hamwe mu rusengero murasenga harya igire ko ngo ADPR ivuguruye cyari we babarira kandi ko kuvugurura sibwo kaje gato umunwa wanani igira imbere turebe ko tubona parikingi ubonye imodoka abonye benzi abantu turi kubana bose barwaye igikomere cy'imodoka ngira pariki inyuma y'iyi ngiyi bari banayiduteguriye tukora akagendo oya munzu sore wanjye avuyemo yikoreye n'agapira kubera imbeho bamubwiye we ntago napfa kugenda hafite ikintu cyo kuvuga akosheri nawe usigaye warabaye babandi ngo tudrip ni sheri hari ikintu ndi buyimarishe se buriya ako yizana imbagiyemo umuriro ntari Lord, give me a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign. hano muri weekend haba harimo gucuranga live sheri wanjye mbere uko nagenda arya ibintu by'imiziki ntabwo nta kumuziki ya kwitara he tujyara hepfo gatoya kugira ngo tugire tujyagana hepfo kugira ngo tutaza kubona uko dukora video tutegeye abantu aiza neza cyane ya twicare mwana ndimo nashaka urumuri ariko ntiranisa
Sheri ngo no mubyinnyi. Narashaka. Hari kera. Hari kera. Christmas yatangiye. Yeah. Ni muri vlogmas. Sheri ngo nocera hano. Ngiye tubona urumuri. Atagira ngo ndi igikara kandi n'inzobe. Sebo giye bareko. Muraseka ikigande cyanjye. Isoni yaba kivuze. Iyi? Ya. Yatwumvisha muzehe. Ivuze menu. Mazirakuruza. Ake muziki kuni soundinga ntago ari live. Gwagiye ni semi live. Bari gucuranga. Baracuranga. Kubera igikuye ko soundinga neza ukuntu. Sana. Hano sound ya ntabwo urayumva. Kubera ukuntu bakunda umuziki ntabwo sound mbinga cyane watu bacuranga. Hamwe bishika navuze mukarazi wacu. Aya nta kibazo ariko nibyo Uganda ateye imbere muri muzika kuturusha kamwe. Tugomba kwiyakira. Bano mu kabari ka feke baracuranga ukuntu Nako tubarusha isuku natwe. Tubarusha isuku ntabura byose. Isuku wirusha ahantu henshi cyane. Nabeshe ruga mbere ngeze hano n'inshuro zose nahageze. Ako munyonyo naciye kenshi. Wagiye ntabwo twajya. Ako musi nawe tugera ku mazi. Tuba tuyareba kuri yawe. Marano barabona ukuntu hateguye. Don't need the different flavors of your problems just to savor. I've got my own issues. I need a comb to get through. Don't need to groan with you. Just go get your own tissue. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Umuntu turi kumwe rero we. Kuri zambo gito ngo mpagirira. No gukipinga ngo taye. Ntabwo ari gukipinga tayo bafite inyota ngo ibirugo by'ibyayi. Arafite inyota none. Je ndabona urumuri risa. Jeno se ugiye gufata iki? Gufata icyo cappuccino yanjye. Okay, nagira ngo ubwire abantu. Guys, see. Seko mwayibona. Hanyuma turi kuri video danje n'umuziki umeze neza ibintu ni wane. Hari umuziki usakuza cyane. Nagusakuza umeze neza. Ndavuga muri background yanjye y'imiziki. Yanoza ya video ntago muze ko bisakuza. Wow. Yeah, sinzi niba ari kumva neza. Need the different flavors of your problems just to savor. I've got my own issues. I need a comb to get through. Don't need to groan with you. Just go get your own tissue. Sawa. Abantu batarabazi ko shaje kuririmba live mukangiye kumujyana kuri banda turirimbire. Have wisebya sheri nawe ntukazane ibintu byo gusebya abantu. Ese ntabwo abantu bazi ufite indirimbo kuri YouTube. Baramenye. Sheri niba uyifite. Mushaka indirimbo kuri YouTube ye. Anyandikire ni Bogisi. Niba uyifite kuko biri serious. Inoroshye si ya hip hop. Yewe we. Arakubeshya. Abantu barakwitiranya. Akuskunda umugabo wanjye sinabeshya. Gusa ni nawe beshye nero. Sawa. Neza neza wagira ngo. Don't need the different flavors of your problems just to savor. I've got my own issues. I need a comb to get through. Don't Guys, murabona ko
cyose ku cyumweru abantu bashaka kuza mu Nyonyo Resort ni fresh. Turabonye umuriro. Hano harashyushye. Nta kintu ubwira abantu wishe style na ntabwo mugume gutya style imbeho irayishe bagabo nta bintu byo kwicwa n'imbeho aho tukabonamo gutwumva kuko hano harimo imiziki banyuze neza turimo turumva umuziki tunabyinamo gake tunota ko kino kizira ese telefone ya Christmas yitangiye kare zagushobora kuri Christmas oya niko bimeze ugomba kumfata neza turumva umuntu wakufishe yagusetse aba yihishe urabona witonda sheri aho nditonda n'ubundi nugurisha amezi ngambere abagabo sheri ibyo byamenyekanye hano rero haba abantu bakundanye gusa guys rero murabona shira wanjye abonye ibiryo ndimo ndaryamizami ubwo ari mwe mugiye kumbwira ngo njungane utyo ndabihanije kana n'uwo kwivugiye ariko ndahivugiye hano dufite n'undi musitari hirya ni umusitari mwihorera ndashaka kumenyekana umusitari ndaje urarya hose umva reka mbereke hano n'ibirya gusa none ni ibintu okay the food is ni ibiki utumije hano iyi ni salade iyi ni nuza ni sandwich izana n'ifiriti biraryoshye nuko ijoro rya Munyonyo rigenze rero shiraraye hano reka nzimye kubera ko njye nzi inzobe ntabwo nsa nawe kameme abantu bashaka kumbona barihangana urumuri niko ino ntuzi imeze niko urumuri rungana kandi burije icyo nzi ko twabahaye sho ase umuntu tujya gusezera ibindi bintu biza gushiramo I don't know turacyafite ijoro rirerire wamenye ibyo ariko reka tube dusezeye nagira ikindi tuyiyongeza so guys nizere ko mwaenjoyinze umunsi wacu kuno wagenze mpabatembereje abaruru murabazi batunyuze batubwiye ngo dongo kanura kareba kanuri kukabona umuntu adutembeje aritonda bimubeshyira so guys God bless you mukomeze subscribe injire mu commenting nyine ibintu byiza bitarimo mu kirundi baravanga mu pyondeko reba pyondeko none so thank you see you in the next video we love you so much bye navuga Instagram yiwe bamufollow oya mumbabarire ye warabyitinyira ni mu murushi okay bazanye ni ketchup nene ngo ni ketchup TV show don't you have mayonnaise yeah yes you can give us thank you okay guys mu gihe gitumiza ibintu ariko njye ntibimbuza guseza yo mukoze mu subscribing mu following mu sharing munanforoye kuri Instagram yanjye twagiye kugira igihumbi finally ndi hafi postari bwe nayo naje kubona buciriritse ndi hafi kugira igihumbi can you imagine see you natwe dufite niba ari ijana niba ari ufite ijana ryonyine ryose nako ahubwo urakaze guys nuko rero ijoro ryacu rigenze murabona ko ari sawa cyane nakagaruka bye